ari n'igihe ashobora kuba yabuze intention mbi afite ariko ikinyarwanda cyo kikamugora kumva akavuga mu mitage akabishyira cyangwa se muri fitiri kandi wenda byagoye kuba biri muri preza ndamwumva niyo mpamvu ugerageza kumuba hafi ibyo avuze ukabona ko wenda bigiye guca ku ruhande ugatubisama ukongera ukabibumbaza ukongera ukabyubaka Prophet Joshua ntabwo azi ikinyarwanda ariko Prophet none Joshua ikibazo kimwe nanjye mfite cy'amatsiko uri kumva yego iyo urimo uranaga kuriya amafaranga muri uriya mwuga wanyu wo gutanga amafaranga ubundi kugira ngo yanagire umuntu ugendera kuki ko wasuzuguye ugendera kwenda ko ubona nyine ushobora kuba yakunda amakana yatora mugendera kuki ubundi First of all reka ngubwire ikintu kimwe ngiye ngunda u Rwanda ngunda n'abanyarwanda ariko nangunda umunyarwanda est-ce que turi honnête ari Joshua pardon ndikugusubiza ndikugenda kugusubiza ndikukuvana ahantu ngugenda kugusubiza niyo mpamvu biba byiza kumva context y'icyo nashatse kuvuga kubera abantu bakupa batumvishije aho nakomotse mu kiganiro navuze ati nkunda u Rwanda nkunda abanyarwanda ariko nangunda umunyarwanda ni clair nyine buravuze ko nangozi ikinyarwanda ibintu biri clear so bishatse kuvuga umuco wo gutanga amafaranga ni umuco kongomani ni umuco wacu twebwe twakuriyemo abari muri Kongo barabizi na president wo muri Kongo n'abaturage bo muri Kongo abafali abahanzi abandi no mu makwe zo muri Kongo kurekura amafaranga kuyatanga gutya ni ibintu bisanzwe ariko mu Rwanda nagari ibintu bisanzwe mu Rwanda ni icyaha niyo mpamvu nabiretse bishatse kuvuga uburyo nayanagaga na kuri njyewe nagaragasuzuguro ni byishimo nagaragazaga yego ariko rero urumva ibyishimo byawe ntabwo babikujije nuzajya wumva ufite gahunda yo kujya kunaga amafaranga ujye wambuka umupaka ujye wanyu muri Kongo rwose uyanage nta kibazo nugaruka mu Rwanda ibyo byishimo byawe urumva rwose ugendere kuri gahunda z'igihugu cyacu cy'u Rwanda wowe Kasuku so ubivuga nkande wowe ubivuga nkande nge ndimo namubwira nk'umujama we wanabanje kumukorektinga ku munsi wa mbere nge nkibibona urumva Ddumba kuko mbere yarikoraga abantu bakabiseka bakabona ni byiza cyane ntabwo twari tuzi ko ari ikosa baza kutubwira ko ari ikosa duhabwa umuburo Ddumba twahawe umuburo ariko niyumva ashaka kubikora ajye yambuka rwose igoma hariya asimbuka numara kugera igoma muri Kongo ujugunya amafaranga Joshua ujugunya amafaranga abantu bayatoragure nk'imbwa bakambakambe abandi bayatoze n'indimi bagire gute niwongera gusubira mu Rwanda umenye ko uwo muco ari umuco mubi cyane ni icyaha gihanirwa n'amategeko ugende oya ari difference y'icyaha n'ikosa reka gukurura ibintu ari difference y'icyaha n'ikosa iyo uri kuvuga ibintu ujye umenya ko uri kuvuga ku bantu bize ari icyaha n'ikosa iriya ni ikosa nagari icyaha iriya ni ikosa nagari icyaha icyaha ni ikintu kiri inyuma y'itegeko nyarwanda nicyo bita icyaha aricyo rero bita ikosa ntabwo ukumva neza ririya rero batubwiye ko ngiye nakurikira umuvugizi wa leta no batubwiye ko ari kimwe mu bigize icyaha ari bimwe ni kimwe mu bigize icyaha ibiriya byo kunaga amafaranga kuyanaga kumakinga rain ni kimwe mu bigize icyaha so wowe kubera ko iwanyu ari umuco ujye wambuka rwose nugera igoma
utangiye kubona idarapo ry'abakongo utangiye kubona idarapo ry'abakongo bani oya kaso reka ibyo bintu ndabyara ndabyere Kasuku wowe uri Kasuku inde wo kumubuza pardon oya barangije kubitubuza Ddumba barangije kubitubuza mukuru wari gutuma kumuba kubera ubuyobozi kandi nago tugomba kugenda nyuma y'itegeko nyarwanda ariko ikintu ndi gukosora Kasuku yego urinde wo kumubwira amagigoma ngiye n'umuja oya no namubwiye ngo niyumva umutima ushaka ko amena amafaranga umutima we n'ubushakanye hari ukuntu umuntu yicara avuga ati ndumva nshaka kurya gafi sibyo uri nk'ahantu batarya amafi biba ngombwa n'ubundi ko ugeze za Nyamirambo ahantu nyine basanzwe barya amafi ukava aho hantu ukajya Nyamirambo ukajya kuyasanga nawe niyumva umutima we ushaka ko amena amafaranga kuko Prophet Joshua afite amafaranga menshi cyane hari igihe yumva ashaka kuyagabanya mu kuyamena niyumva ashaka kuyamena ajye yambuka muri Kongo aho ari umuco uyabamenere kabisa uyabamenere iby'amafaranga tubiveho iby'amafaranga tubiveho byo kumena amafaranga tubiveho Pastor Joshua yasabye imbabazi sibyo rata pastor nasabye imbabazi ariko ndi gukosora Kasuku pardon prophet deka usaba imbabazi gusa tubyihorere dukomeze sawa narangije gusaba imbabazi ariko wasabye imbabazi gusa ibindi ntago tuzakomeza mushyire kuri kabyindi ku bindi mushyire kuri kabyindi ku bindi oya mushyire kuri kabyindi ku bindi Joshua Pastor Joshua Prophet Joshua amafaranga yawe uyakura he muri bank iyo ni kabyindi yakura muri bank yakura muri bank amafaranga yawe yakura muri bank Prophet Joshua baretse musobanurire Prophet Joshua ni umukozi w'Imana nta mukozi w'Imana uko Bibiliya bivuga uzigera kena uba oya uko Bibiliya bivuga biri clear Bibiliya iri clear navuga uko Prophet Joshua ntago yiba Prophet Joshua ntago ajya kuzimu Prophet Joshua ni umuntu waba wifitiye amafaranga kura ku Mana sibyo hallelujah amafaranga ya Prophet Joshua amafaranga yawe yakura ku Mana muri banki manzo nyumve ndikuza kubera mvuze ku Mana nani Ddumba arambaza ucahe kugira ngere ku Mana guha amafaranga ahubwo ikintu nusubije Imana ima amafaranga gaca muri banki ngajya kuyareta so Prophet Joshua amafaranga ye ayakura muri banki nukuri ku Imana ngura amafaranga kuri banki sizo yakura hehe aho gose Prophet Joshua ko amafaranga koko kagiye mwishyiriye kuri kabyindi ahantu abantu bashaka icyo mubaza Prophet Joshua abantu bakuzi neza cyane bavuga ko ngo kera ngo tasaga gutyo bakavuga ko ngo kera wari igikaratsiri uri kumva aho ndamufasha bakavuga ko ngo kera ngo wari igikaratsiri ngo nubwo yaba ari amafaranga wazanye ntabwo yatuma usa gutyo uko usigaye usa kuri ubu ngubu baragira ngo bamenye ni irihe banga Imana yakweretse rituma Prophet Joshua kuri ubu ngubu usigaye umeze nk'abantu bo muri Zanzibar baba metisi rega nanjye nabikoze nka Jackson nanjye ninjiye muri machine bakanyindura uruhu Prophet Joshua muri make waritukuje yego naritukuje imbaraga z'amafaranga kubera iki witukuza umuntu w'Imana kandi usenga Imana ntabwo urumva Imana usenga ubwiriza Imana yarakuremye wirabura ukigira inzobe urumva Prophet Joshua nawe gute Imana none se Imana kari umuzungu tugomba gusa n'Imana kuri byose Imana ni umuzungu ntabwo ubizi oya tubwirize twumva ukuntu Imana ari inzobe neza mu Israeli babasa gute Imana sumuyuda Imana sumuyuda Joshua awe kama Mungu ni juife awe kama Mungu ni juife kweli ugiye gutuyobya sasa rero ariko reka ngubyira ikintu ngewe cyo navugaga ni kingi Ddumba
tureke iby'amafaranga hano yakuba oya nagari amafaranga turi kuvuga buretse gato tureke ibyo witukuzamo dusobanurira ibyo bintu uvuze nk'ukuntu Imana ari umuyuda nushaka we gure na Bibiliya izana aho ngaho Bibiliya yanjye wiri hano kaze nyikwereke Bibiliya yanjye zana nawe yawe tugende wowe Bibiliya kubyiki Bibiliya kubyiki wowe Bibiliya iri clear Bibiliya ikivuga ku Mana Bibiliya uribuka umugabo bita Mose sibyo umugabo bita Mose nyine Musa yari umuntu wakunda kugira amatsiko bitewe n'ukuntu atarazi kuvuga mumbabarire Ddumba ntumvugiremo hano kuko ngiye kubwira Prophet Joshua n'abandi ba prophet bose n'abapasiteri n'ibiki byose bagire mumvire Musa yari umwe mu bagabo bakundaga kugira amatsiko cyane noneho Imana ikagikunda kuvugisha Musa uri kumva ikamubwira ati Musa kora ibi noneho rimwe Musa aza kwicara ari wenyine gake arimo arasoma akantu abaravuze ngo ariko uyu muntu ukunda kumbwira ibintu ntajya mbona ubundi we ni gatiki Musa ahita ahamagara Imana arayihamagara ariko hari ibintu ngewe ntarimo ndiyumvisha neza ubundi uri gatiki uri mwene nde uri kumva uri mwene nde ukomoka he ntago ngewe nshaka kuzajya nkomeza kugukorera tutaranabonana amaso ko yanyu uri kumva none ko Imana biramwisobanuriye ati banyita yawe uri kumva yawe ninjye Yehova ninjye gutya na gutya nta Imana yigeze ibwira Mose ati nge ndi mwene Yehoshafati nkaba umuhungu w'abayuda nkabagira nta hantu yabibwiye Mose nta n'ahantu Bibiliya ivuga ibyo bintu Mose ni n'umwe mu bantu ku isi bashobora kuba barabonye Imana n'ubwo atayibonye face ariko yarayibonye none wowe utagiye kutubwira ngo Imana we yari umuyuda reka gufashe ari temps ebyiri muri Bibiliya aricyo bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament turi kugendana turabyumva dusobanura unyumva gato reka ndangize nakuwaye umwanya njye kugusobanuza kugira ngo aravuga cyane Kasuku aravuga cyane nicyo kibazo unyumve gato ari ikintu bita Ancien Testament akaba niyo bita Nouveau Testament muri Ancien Testament Imana yigaragazaga nk'Imana data muri Nouveau Testament uri kunyumva muri gitabo ya Matthieu muri gitabo ya Matayo nyumva gato wanyumvishije kuri guhubuka Imana yaravutse kugiye cy'umwami Herode ari kuyobora Imana icyo ugomba umwami Herode ari kuyobora ni igihe Imana yavutse igihe barimo bari kwica abahungu bose bo mu kariya gace c'était au temps du roi Herode ugomba kubyumva neza icyo ugomba kwibaza Imana yavutse ahantu bita Herode we yavutse Imana itaravuka Imana itabaho Imana yaje nk'umwana w'Imana yaje ku isi yarabye Petero umuntu uri kumbona ngewe ari kubona Imana data kubera ngewe n'Imana data turi umuntu umwe ese uri kubyumva neza Ddumba ibintu Prophet Joshua arimo arakuyobya urimo urabyumva wewe abyumva ngewe fungura Bibiliya muri Matayo 2 Ngimana chapitre 1 son premier verset fungura verset ngewe mubwiye ko Imana yajyaga ivugana na Mose uri kumva uwo Herode ataranavuka uri kumva ariko mukadara kuko ufite capacité umva reka kubwire nani Deskrizo uzagume mu bloga ariko ntukajya uvanga ibintu bya Bibiliya nago bikubereye ngewe ndimo nakubwira ibintu ngewe nzi neza Joshua arakubwiye umva Kasuku Joshua arakubwiye ibintu by'ububloga urabyumva ariko ibintu by'Imana bive muri aka Pastor Joshua none ibintu by'Imana byo mbyumva kubi rata Pastor Joshua rekana naje hari aka video kajyaga gacyacanamo bagutemye ngo wari wasambanyije umugore w'abandi yari wowe
sambanyije umugore w'abandi namusambanyije umuntu wa postinze narasambanyije umugore we. usambanya umugore w'abandi udasambanya umugore w'abandi umuntu nyumva gato neza Ddumba nyumva gato nasambanyije uriya wagiye kupostingira video nasambanyije umugore we. ariko icyo ntabwo ari cyo kibazo nkubajije, ntabwo urimo kugusubiza ikibazo cyane. Ndi kugupoza question kugira ngo maje kugusubiza. Oya kunyumva neza. Uwo ntabwo wamusambanyirije umugore. Okay, icyo biseguye ngiye gusambana cyangwa ndeke gusambana n'uburenganzira bwanjye birandeba ngewe nyine n'Imana yandemye. Ntango ngiye kwisobanuza, ntango ngiye kuvuga ngo iriya video nagari ngewe, ntango ngiye kuvuga iriya video n'indi sura y'umuntu. Nta kintu ngiye kuvuga hano ntangire gusobanura. Urabona uriya mutwe bagombaga kuhindura gutya bakindura amaso. Nimba abanyarwanda babonaga ko ari ngewe je m'en nimba abandi babonye ko atari ngewe usi je m'en fous. N'ubuzima bwanje is my life. Ni Imana yonyine igomba kumbaza ibyo. Umwana w'umuntu naga bifitiye ububasha. Ariko uwapostinze video we ntago wigeze umusambanyiriza umugore. Uvuze? Ariko umuntu wapostinze video ntabwo wigeze umusambanyiriza umugore. Ntabwo nigeze kumusambanyiriza umugore kandi azanyere kuri ya mugore nasambanyije. So umuntu wapostinze video tuguhaye ubutumwa. Turakubwiye iyo video wapostinze ugomba kubimenya ko ntabwo twigeze tugusambanyiriza umugore, kandi Pastor Joshua ntabwo aza kwisobanura niba yarasambanyije umuntu niba ataramusambanyije n'ubuzima bwe, sibyo rata? Ubuzima bwanje nose ubuzima mukuru ntango ndi wabo Jeff Kristo, ntango ndi wabo, ntago nyishurira garanti, naganyishurira indege n'imbwa iraho nyine gushaka views. Ahubwo je kumubaza umuntu nyumva gato mbaza ndangize kugira ngo uvuge biriya bintu bya video. Nje na n'ikintu byambyiye kubira umuntu wagiye kunaziriya video cyambere nabwenga afite, kubera yu ufite inguru ugomba kuyifite inguru yuzuye. Icyambere waneze icyuma yarakinegeye, nimba ari mu Rwanda uriya muntu se baraburekuye cyangwa baramufunze, kirani cyambere. Cya kabiri umugore nagiye gusambanyiza arahari, baza mutwereke hanyuma tuzakomeza ikiganiro. Joshua nyeka ko wanasambanya umugore w'abandi, ahubwo umugabo niwe wagakwiye kwicara akavuga ngo ubu ni ngewe ndi igiki bansambanyiriza umugore mpari. Ese si bwaba ari ubukene, si byaba nanone ari uko wenda ntabikora neza. Ariko icyo gihe pastor, icyo gihe Prophet Joshua asambanya umugore w'abandi yarakiri umukene, yaratari bwakire. Uranagariwe video si nyo yizanye se bwa mbere ntabwo ariwe. Ntabwo ariwe. Ariko abantu bagiye babivuga baravuze ngo Prophet Joshua yaratari bwakire. Oya kuba yarasambanye wenda yarasambanye kera, ariko uranagariwe. Ese Prophet Joshua watangiye gukira ryari? Ariko kushaka ibibazo ntago ndakira ubukira bwaje ryari? Ntago ndakira mfite ayo kurya. Ese niyo ko wambeshye tuzampa amafaranga Prophet kutarayampa. Joshua wabyakiriye bite abantu batangiye kuvuga ngo umusikama? Abantu bari kuvuga ko nyine igihe abantu bakwitaga umusikama wabyakiriye ute? Ariko we burya umuntu ufite uburenganzira, bashaka kumubaza ku bintu by'amafaranga, nawe uracyamutereka kuri kabwira. Umuntu ufite uburenganzira nyumva Jeff Kristo, umuntu ufite uburenganzira bwo kumbaza ko bwo kumbwira ko ndi umusikama, ahubwo muzamubaze na scaminzi wabo iki, televiziyo, ikabati, inzu, iki. Umuntu wavuze ko ndi umuescro na muescro kiki kambambiri iki. Kuba bikomeye cyane. Wasubiza icyo kibazo je. Burya iyo wamagaye mu izina ugomba kuba ufite byibuze nimba yaguscaminge wowe ku giti cyawe.
bakavuga ko wenda amasengesho ubasengera ngo atagera ku Mana wenda agarukira kuri Hezekiya. ariko nge narababwiye, reka kubwira ikintu kimwe. Nge narababwiye, njyewe ntabwo naje gusengera abanyarwanda. Gitwaza arahari, Masasa arahari, bagomba kubasengera bakabageza mu ijuru. Nge ngomba kubageza byibuze muri paradiso. Abo mu ijuru barahari. Prophet, hari abagore bavuga ngo wowe manu uzagiye avuga ngo wowe ngo urasenga ngo bwagera nijoro ngo ukajya wataka ngo ukazajya ukorakora yo gutya ahangaha gutya usengera ingingo zimwe zo mu prophet nasengende ujya usenga ukora yo gutya nibyo nge nta n'umwanya nabigirira yo gusengera gutya umuntu. Njyewe mfata umwanya wo gusengera njyewe umuntu, nge prophet wese ntago afite umuntu wawe kwisengera. None se gute aramangahe? Nyumva ndumva ngende umunya business aramangahe? Fata umwanya wanjye njye kumusengera aramangahe? Ngewe ndi kuri mani aramangahe nta kinari bume. So ntago nataka umwanya wanjye. Mwebwe mugira code muhita muvuganaho n'Imana direct kugira ngo ihite inasubiza. Twe turasenga tukabona byafashe igihe. Mwebwe abaprofete mugira code yihuta muhita mufashirizaho umuntu kubera ko Imana ihita ibasubiza vuba. Nge ndashaka ko prophet usengera umukobwa wanjye witwa Jackie akizwe. Inde Jackie wiyambura ubusa, jya wambara ubusa, avuga kuri Imana. Nakubwiye Ddumba arabashinzwe biriya bintu. Burya mwese mushobora kuba muri guverinema, ari rondo uri kunyumva, ari umukuru wa ribu, ari DPC. Ngewe umurimo wanje nagari wo gusengerana. Uzashaka ababishinzwe bazamusengere, mbabarira n'ukuri kw'Imana arababishoboye kukunduta. Prophet mwe mugira code ariko nyine muhita muganiraho nuko nasanze akavideo ka Prophet Joshua kuri page ye ari yashize amafaranga ku meza arimo aravuga ati uno munsi tugiye gusengera ubukene. Arimo arasengera y'Imana y'inyahudi. Ati buri muntu ati mu kugira Prophet ati buri muntu ngo hariya ngo amafaranga ndaringuye Jatagiye kugufata imbaraga z'Imana, power. Imbaraga z'Imana zitagiye kugufata. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe Ddumba. Pardon, nyumva gato. Ngewe mu buzima bwanje nango ndindyarya. Oya. Nango ndindyarya kandi nango nzi uko bagukora. Ngewe ndi verite. Very. Kunyumva? Ngewe nshize amasengesho hari yandi gusengera amafaranga nukubera cyambere ko nkunda amafaranga. So mashaka buri umuntu wese ayabone. So mandi kubasabira Imana kugira ngo Imana ibahe amafaranga. Nge nango njya nikora umurokore, ndi kwikora hypocrite nk'ukunda abapasiteri bikora, abapadiri kandi nibo bwa mbere banwa amayoga kubiku. Zindi rwego. Prophet Joshua ubuzima bwe ni buba buri ku mugaragaro. Icyo mba ndi kubereka is my life. Nuko mbayeho, ibyo nibyo byanje. Icyo mutabonye nabwo ari ngewe. Ariko Prophet Joshua nashaka ko kakarayivu tukarangiza, ariko akantu ko tubwira ko amafaranga yawe gwava muri banki. Prophet ngo ntago nakemeye. Kubera iki se? Ukora kahe kazi? Umurimo w'amaboko ukora kahe kazi kavamo amafaranga? Uri kumbaza? Ariko subije nge nakubye cyambere amafaranga yanje aturuka muri banki. Nimuri kumbira destination y'amafaranga waturuka, ndakeka abantu bose babazi ko amafaranga aturuka muri banki. So ibyo uri kumbaza icyo ngora, shobora no kuvidura toilette ngayabona, shobora no kuguruka mu kirere nkayabona, biba bitewe na position. So asenga Imana y'inyahudi yatubwiye. Reka Prophet Joshua tugende gaho gake. Amafaranga yawe ajya muri banki ukayakura muri banki kugira ngo yakoreshe, ariko atarajya muri banki ukora uwuhe murimo kugira ngo ajye muri banki? Source y'amafaranga yawe. Source sindi kugusubiza. N'aya masa wami kiraka yo kukogosha nagoma amafaranga.
ukora iki ndi passe kandi abikubwiye kandi abwiye ubwo ko ko ari ndi umukwaferi passe partout n'aya masomo y'akazi yo kogosha nayikora wishyuraho imisoro imisoro kuye gihugu nutuye mu Rwanda gute se kandi yenguruka mu kirere ndishura ikiye gihugu Kasuku no mugabo narakubwiye si wowe kuvuga ngo ibyo uzatuzanira Kasuku si wowe kumuvuga ngo Ddumba ibyo nzabazanira uyu si wowe wamuzanye uyu si wowe wamuzanye Prophet Joshua ndi passe partout ngo gerageza ntagaze ikinyarwanda ewe ndi passe partout ndi kubabwira ko ndi passe partout kabyindi wo kabyara ndi passe partout ukunyumva iyo umbwiye ngo nuye mu kiye iyo umbwiye ngo nuye mu kiye gihugu aya masanuye muri Kenya ndi muri Kenya nona umuryango wawe utuye he mu Rwanda ndi direct nawe ubu uri direct mu Rwanda niyo famille yanje mu Rwanda Kigali ukora akahe kazi meruka gukora akahe kazi umva nago ngaheruka sha iyi minsi ahubwo mfite ubukene icyo ni kukubwira prophet umva bijyanye no kuba udashobora gusobanura neza akazi kawe abantu kabajijije umuntu yavuze kuri umusikama wahita uhakana niyo ndi kukusubiza ndi kugenda nawe gahoro gahoro kubera ntabwo ubundi umva prophet umva ubundi buri muntu aba afite akazi ashobora gukuramo amafaranga nukuvuga ko niba ufite amafaranga uba ufite akazi runaka ushobora gukora ayo mafaranga ukayabona akajya muri bank wowe birimo birakunanira gusobanura amafaranga yawe ahava umuntu yakuvuze akwise scammer wakwanga nakwanga impamvu nakwanga ni iyi ngiyi urukunyumva cyambere nabwanze urukunyumva cyaka ntango ngi wabo oya prophet banzu mu mwanya njye kugusubiza ndashaka ko twubahana dusubizanye nk'abantu bakuze nibyo ndi kugukorera nyumva mu mwanya oya prophet iyo uvuze ngo ntabwo ndi wabo uba utangiye gukoresha imvugo itiyuba umuntu uri kuvuga ko ndi umusikama we aba ari gukoresha imvugo imeze sawa oya ishura nk'umuntu ufite titre ya prophet buriya rero umusikama nuko wenda abana gashyize mu cyongereza ariko umusikama mu rurimi rw'ikinyarwanda bivugitse neza cyane umutekamutwe nicyo ndi kukubwira iyo uvuze umuntu identite ukamukalifiya ikintu bishatse kuvuga ko kiriya kintu yaragigukoze tugenda naho ngaho nimba muri kuvuga ko tugendane mu bintu biri intellectuelle reka tugendane mu bintu biri intellectuelle wamagaye umuntu umuskama umutubuzi umutekamutwe escroc en français frappeur uri kunyumva ndi kubishira mu